y'umukobwa cyangwa se y'umwana mutonya ugaragara amirwa n'ifi cyangwa se amafi yo mu bwoko bwa shake. Reka nze mbe nkubwira ese koko ikintu cyishe inyuma y'iyi nkuru. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko iyi nkuru atari iya nyayo, ni igihuha. Reka nze nkuvira imuzi n'umuzingo amwe ibyo utamenye cyangwa se ibintu byinshi genda wirasa kuri aya mashusho. Icyo ngusaba ukanda aho hasi kuri subscribe. So guys, ushaka kwibaza tubundi ibintu byose byo gutangira byatangiye gute? Ubundi iyi nkuru ni inkuru n'izindi zose, ni filime n'izindi zose, cyangwa se niko umuntu akora igitekerezo runaka, ariko bijya gutangira ubundi ni umugabo wogira afite umwana akundaga amafi cyane, amafi yo mu bwoko bwa shake. Hanyuma ayo mafi nabizi ko n'ubundi asanzwe cyangwa se abantu benshi bayatinya kubera ko ari negative cyangwa se agirira nabi ikiremwa muntu muri rusange, akunda kurya abantu. Uwo mugabo rero bitewe n'impungenge yakundaga kugirira ko ayo mafi yashaka kuzarya nk'umwana we, yaje gukora inkuru, aza guhimba iyo nkuru, arangije ayohereza ikinyamakuru kimwe cyo mu Bwongereza, ariko yari afite target yo kugira ngo aze kuba abeshya umwana we kugira ngo umwana aze kuba atinya ayo mafi ya shake. So uwo mugabo amaze gukora iyo nkuru yageze gutya ahita ayohereza